forgive kubabarira ni dide mwene so muri Kristo Yesu mutsindaje je kubabwira kubyo kubabarira ubaye utabyumvise ibindi kuri detaye ni muri video ikurikira nisa nkaho ikomereje kuri ariko nanze kwirwanya komerezaho ahubwo muraza kubona muri video ikurikira muri detaye urashushaho kubyuma turaza kuvuga ku kintu kubabarira muri detaye tubivuga byimbitse ndetse n'icyaha kimitswe mu mitima ya bamwe mu bo mu rwagasabo icyaha cy'Amoko ntawe nkiza ariko Kristo ntabwo ayishura ikintu kivuye ku busa kiba kiriho kuko we abasha kureba mu mitima ya buri umwe wese ndetse n'ibindi muri mbaye mbaseze Lady Demana akiza mwese muri Kristo Yesu tuzasubira na gutaha Kristo akomeza kubahaza ibyiza bye ya murabyumvishe mubabarire niko tutarajya kuri icyo ndagira nkubwire mwumvishe ijambo yagarutse agiye gusoza avuga ngo birarangiye ngo umugambi wawe wo gucungurwa urarangiye ngo ubwo Imana yakubabarira ibyaha byawe byose arangije avuga ngo birarangiye yavugaga iki birarangiye it is finished yavugaga iki He meant your plan of salvation. Umugambi wawe wo gucungurwa urarangije. Ubu Imana yakubabarira ibyaha byawe byose kubera ko Yesu yasohoje umugambi w'Imana w'agakiza kawe. Hariho abumvira ijambo nabi bagatekereza ngo Imana yakubabarira ibyaha byawe byahise, Imana yakubabarira ibyaha byawe bya none kandi ngo yakubabarira ibyaha byawe byahazaza. Mwitonde. Icyo mperutse kubeshyuza ubushize nubwo nta kivuza muri detaye natekereza ndakivugaho n'ubu ngubu ku buryo bwimbitse ni igiki ariko banda nzakivuga muri video ikurikira kimwe cyo kuvuga ngo nta ntungane ibaho biva he ibintu by'ingisho z'ubunyuma ntabwo biva ku busa ibaze kubaho utekereza ngo Imana izakubabarira ibyaha byawe byahazaza bivuze iki nukubaho utekereza ngo ejo nzakora ibyaha nzababarirwa niko nigihe nyikoze ndasaba Imana imbabazi mbabarire ntacyo koze kidasanzwe n'ubundi n'abandi barabikora ngo nta ntungane ibaho ibintu nk'ibyo nta soni gufata abantu bakabagira ab'Ilawodikiya ryatoro ry'akazuyaze bakabagira akazuyaze kandi uteye icyo Imana utera Imana iseseme igashaka kukuruka niko ntimubizi aho uturizane narabibabwiye sasa icyo ngicyo ntabwo mukwiye kukigira si icyo ngicyo nzi hanini ndashaka kuvuga forgive kubabarira narababwiye muri the reconcile nimuzajya mwumva mvuzira ijambo aho mu rwagasabo mujye mubyumva kabiri bitewe n'iki amateka yacu ntimuyazi mujye mubyumva kabiri kurusha abandi bose hari impamvu ugomba gutebuka kubabarira utazuyaje impamvu ni ebyiri ndazibabwira duhere ku ya mbere impamvu ya mbere ukwiye gutebuka kubabarira utabanje wazuyaza dore niyi iyo utababariye uwaguhemukiye aba agiye kuguhemukira ubwa kabiri kandi ubu bwa kabiri ari we ubyigiriyemo uruhare 100%, 100% kandi bwo bugiye kuba bibi kuruta ubwa mbere. Iyi nshuro ya kabiri ibigiye kuba mbi kuruta iya mbere. Kubera iki? Ubwa mbere uwakugiriye nabi ndifashisha urugero rw'ibyaha byakorerwa umuntu kuko niko kukugirira nabi. Ndifashisha urugero akwibye ifunguro wiyuhiye akuya ngo kundirimbo nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo gututwikana ko mu maso hanyu niko kuzaguhesha umutsima. Nuko umutsima wawe arawibye guteye gusubira kuruha ukundi ushaka ifunguro wari warashatse bwa mbere umuruho ababaje umubiri wawe, cyangwa se naragusambanyije agufashe ku ngufu. Ikintu kibi yongeza ku cy'ubusambanyi ndacyanga nabi cyane. Ushaka kumenya uburyo ncyanga manuka urebe hasi video nakoze vuga ko kuri ku cyaha cy'ubusambanyi uraza kumenya iki ni icyaha kibi. Niko ni icyaha kibi umuntu ku ngufu, kumufata ku ngufu. Ndakubwira ngo namaraya wabigize umwuga wicuruza iyo umufashe ku ngufu arababara ubu mubabaje. Kubera ikipukwa, kubera ko nta rukundo bubikoranye. Niko ariko se ndavuga urukundo mu busambanyi ngo nta rukundo. Nubu
ubusambanyi ubwo ari bwo bwose nta rukundo rurimo, naho bitaba ibyo gufata ku ngufu apfa cyiswe ubusambanyi. Niyo mpamvu umugabo n'umugore badasambana, ndavuga bashakanye mu buryo bwose, by'umwihariko imbere y'Imana. Niko kubera ko baba bakora biri mu mugambi w'Imana, nta rukundo ruba rurimo. Kubera iki nta rukundo? Ni icyaha. Ikiba kiganisha he? Ubusambanyi ubwo ari bwo bwose. Nawe ubwawe ngubu ngo ngiye mfite sheri wanjye, niko turiho turakora ibyintu babyise mu cyongereza ngo babyita gukora urukundo, make love, mu buryo bwubashye. Nta rukundo rurimo, nta rukundo rurimo, kuko nawe ubwawe ntiwikunze, kubera ko uri gukora ibintu bigomba kubaganisha he? Ikuzimu. Ubwo uramukunze, wakunda umuntu wamukoresha ibintu bigomba kumuganisha ikuzimu, weho se ubwo urikunze? Niko katwikomereza. Noneho utekereza umwari ushobora kuba yarakuze yirinda, yagifite wundi urugero nk'ubusugi. Utekereze hariho n'abafata utwana duto, n'ubwicanyi bubi, umubiri urababara, n'urwango. Ubwana bwagengerejwe gutyo, hatabaye Kristo womora, bukura butinya abagabo no kuzashaka biba ari ikibazo. Ariko Kristo nashimwe gusubiza ibintu mu buryo ibyo Satani aba yarahindanyije, bamwita restore. Ibyo Satani yahindanyije tujya no ku rugero, ikindi cyaha baragututse, baragwarabitse, bakubwira nawe ku karubanda, bakubabarije umutima n'ibindi byinshi. Ndacyari ku mpamvu ukwiye gutoboka kwa barankivuga iya mbere. Ibyo byose mwabyumvishe, ibyo nibibabaza umuntu wawe w'inyuma, umubiri nibiwubabaza. Ariko ndagira ngo nkubwire uburyo ugiye gusubiza kwitwara ku kuntu bakugenjereje gutyo, ukuri bwaze kwitwara kuri icyo, ahubwo biraba bibi kuruta ubwa mbere. Nuhitamo kutababarira, uraba uvuye mu nzira ifunganye, batayari wageze muri igihogere. Ikintu Satani ashaka ari nacyo cyatumye akora ibyo byose. Wibuke Yesu, tureba muri The Bible episode ya 6, iyi ngiyi iherutse, twabonye uburyo Kristo yabashije kubona Satani muri ya nzoka. None uyu muntu wiyemeje naga hari ibyo kujya kanya mu masengesho, uriya aba yahaye agaciro ibya Kristo. Usanga no kwiriza ubusa, niyo mpamvu bifite icyo bikuraho. Hari abadayimoni baba barigeze bamba, nk'abo ngabo bagakurwaho no gusenga no kwiyiriza ubusa. Mwabonye hari akayoka kamunyuzeho, ariko ubu muraje muri Kristo, ubu yagiye ku iranzoka, ntabwo arayibona nk'inzoka, ahubwo hari uwarayibonamo ibintu Adamu atabashije kugira. Urareba, dore uwo ayibonyemo Satani. N'abantu nucyo mukwiye kugira umuntu ubushaka ibintu byo kubahemukira mu gihe uzaje ubasha samaso mwuka, uyabone mu uri inyuma yabyo, niba uri umwana w'Imana. Command that this stone becomes bread. Tegeka iri buye ribe umutsima. Command the stone to become bread. Uwo muntu nawe ukwiye gutobora, ukamubonamo Satani ugushaka kuguteza ibyo, nuko ntabwo azi ibyo arimo. Hariho abigira abarubire kurusha abazi ibyo arimo, ngo ntabwo babizi neza. Abantu bose ntabyo babazi neza, cyokoze mu mitima yabo ibi birarikiye, ishaka kugenza icyo, ariko nabo ntibabizi neza. N'abagome nka urugero nk'abahica ba Adolf Hitler, abo ngabo ubimenya na biriya byihebe byiturikirizaho ibisasu bikagenza uko ariko kose byarigeze birubire. Iyo bivuye mu mubiri nibwo bibona ko ntacyo byari bizi, byangwa bigeze abarubire. Ikuzimu ntabyo kurubira ngo urafunga iki, niko yewe we ni habi. Usibye n'abantu n'abadayimoni barahatinya, aho banze birasaba kongera konsobanura, kuko ushobora kwibaza uti bahatinya bate, none batuye he, babahe? Turaza kwifashisha muri boneka muri Luka igice cya 8 ku murongo duhere ku murongo wa 26 ukomeza, ariko ntabwo turazoma kuko tugiye kurega filime gato kavuga kuri iyo nkuru, ariko ntabwo nabara gusoma uyu murongo wa 31.
baramwinginga ngo atabategeka kujya ikuzimu. Aho ngo bavuze ngo kujya ikuzimu. Sasa biriya Kinyarwanda ifite ujya ikuzimu hose hita ikuzimu, ariko harimo ibyiciro, harimo ibice. Ahantu mu Cyongereza ho bavuga abisi, niko havuzwe muri abisi. Byashyuwe aho hantu ho hakitwa baramwe spit cyangwa se rwarwo, ni ahantu h'ubugome, ahantu abadayimoni barahatinye ngo kubyo kwajya kuri bo. Yesu ngo yari kubabisha urupfu n'agashinyaguro. Baramwingingiriza bamwaranza bamwadressinga mutitire nk'uko ari 28 ngo abonye Yesu arataka, amwikubita imbere avuga ijwi rirenga ati, duhurije he? Yesu umwana w'Imana isumba byose. Ibaze abasiramu ibi ntabwo babizi, kandi abadayimoni barabizi ngo ndakwinginze ntunyice urupfu n'agashinyaguro. Mwabyumvishe aho hantu ni habi. Niko gusomya ushobora kumva ari kuvuga nk'aho ari umuntu umwe, ariko Yesu yamubajije ngo urinde. Yaravuze ngo ingabo ni nk'uko avuga battalion cyangwa se bato y'abadayimoni, cyongeza legion, ni bato y'abadayimoni. Nibo binginga ngo batabohereza muri abisi, ahantu h'ubugome. Kandi mukanya nako katubanza tureka ngo filime gatoka mubwe n'uje bingingaga Yesu, ndetse ndaza no kubereka umuntu wagejeje kugaragaza aho hantu uburyo hari. Nakubwiye ikuzimu nta magambo, nta bugeni bubaho ushobora kuhagaragaza neza nk'uko hari kimwe no mu ijuru. Byose bakora no kugerageza, ariko nubwo yaragerageje hateye ubwoba, koko hateye ubwoba. Hariho kubabazwa. Nyamutunzi ni muzi ujya barizwaga se. Rero bamwe batemera yuko habaho hariho umuturanyi n'umusaza tukunda kujya impaka cyane, tuvuga ku bintu nk'ibyo. None uzi ko bajya impaka kugeza ubwo none bashobora no kuba bahakana kuri rimwe guteranyaho rimwe bitangana na kabiri. Ntibaze navuze se kuhakana kikuzimu hatabaho wa musaza we. Niko kujya untera imbabazi nk'ubu Yesu igihe yasobanuraga ibya Nyamutunzi na Lazaro. Ubyumvute haranyamutunzi yabaga uhumvute aravuga ngo bira ntabwo byabayeho. Ibaze ubamerewe neza, wewe uri mu buribwe ari inginga. Cyane ko hagati yacu nawe harimo umworera munini umuntu atabasha kwambuka. Ushaka kwambuka ava ahangaho aza hano cyangwa se ava ajyaho ntibyamukundira, aguma yinginga. Hari ikintu kimwe nkusaba, reka Lazaro agenda mu nzu ya data, kuko mfite bene data abavandimwe. Ureka agenda babwire, ababurire, kugira ngo nabo batazaza aha hantu yewe ni habi. Bafite Mose, bafite n'abahanuzi. Reka abavandimwe babo bumvire. Oya ye kenza uwapfuye yabasanga, bahita bihana pe, bazihana. Nibatumvira Mose cyangwa abahanuzi uvuye mu bapfuye ntabwo ari we wabumvisha. Oya we, ndakwinginze. Hari ingingiriza, ahubwo se kari akaruhuko bari bamuhaye ikuzimu, ari akatwita ikuzimu. Nta mikino nta misoza baru hariya buraya yarabayeho neza hariya. Yego gwe baramukuru banganye kubwo kuguma kubyo bizera, bagahakana n'ibyanditswe bakabeshya ngo Yesu. Niko kadukomeze, ntabwo nibagiwe icyo turiho. Muraje murebe baraje mu gihugu cy'Abagadalene ahateganye n'inyanja ya Galilaya. Muri uburyo batinye, ndaza kwereka hanyuma naho batinye n'uburyo hameze. Niko nababwe ngo hari uwajyageje kwa hagaragaza uko hari muri abisi, hari uciyeho yiruka, muramubonye. Fata ikibuye, ntabwo ari we. Yesu yamubonye. Jesus, Yesu, Son of the Most High God, mwana w'isumba byose. what do you want of me? Uranshaka iki? I beg you, Ndakwinginze, don't punish me. ntumpane haranyunyicure urupfu n'agashinyaguro. Niko yavuze. Maze witwa nde? Harazima bakoresha ngo ntumpane. Indi Bibiliya y'Icyongereza ikoresha torment.
Legion, ingabo. Lord, we beg you. Do not Ni benshi witeka turakwinginze wabonye we beg you turakwinginze bivuze ngo ni benshi ntutwohereze muri abisa ahubwo reka twinjire of swine. mu mugana w'ingurube yego gwe umugana w'ingurube baratinya muri abisi abakunda ibintu kurusha abantu we mugaruke muri muhagarare come back stop. And the demons went out of the man and yamwe nafa muri uwo muntu bajya mu ngurube abakunda ibintu kurusha umuntu uraje babazwa n'ingurube kugira ngo banezezwe nuko waroro vangaha You magician! wa niko niwe tureke From this place! vangaha bibaze ubundi nabo bazi icyo rito rekuba ngo genda nibo birukansa ahubwo Follow you wherever you go. sasa umaze gutabarwa ndagukurikira aho ujya hose Come with you. reka nze tujyane Home. subirira imuhira And tell what God has done for you. uvuge iby'Imana yagukoreye mwabonye arakijwe ndaje imbere ke turebe mu kavido gakurikira aho uburyohe muri abisa ateye ubwoba nawe wahatinya ng'abantu Communication mu biganiro demonstrates personality. imvugo igaragaza imico y'umuntu Christ abadayimoni baganiriye na Yesu na Yesu naganira nabo they begged him baramuvugisha not to send them into the abyss. baramwinginga ngo ntutwarize muri What abisi inhabited this man did not want to be abadayimoni we bagiye muri uyu muntu ntibagira ngo bajye muri abisi described in ni Revelation. muri rwa rwobo ruvugwa mu byashyuwe ibice 9 umurongo wa 11 Confinement for certain demonic spirits. ni ahantu mwahabonye hateye ubwoba Revelation we chapter 9 verse 11. dore uwo muriro Amplified Bible. mugira ngo abadayimoni kwatinya ngo niko The angel of the abyss, naho ubugome bottomless pit. marayika Hebrew, umwami w'abo bantu mu gihe burayo yitwa Abaddon mu kigirika akitwa Apollyon mwahabonye muri mbuzi barahatinye we mujye mubwira abantu nyamutunzi arahasagoye hacya namwe mwitonde mwabonye nta muntu n'ubwawe buri cyebe bingana bite kuyihanganira ntibibaho ariyo mpamvu bamwe bashaka no kuhigisha biri mu mugambi wa Satani kubibagiza yuko ari ahantu nkaho aho ikibi kigomba kuzahanwa niko hari ubutabera kandi Imana yacu ni Imana y'ubutabera nutekereza kuzagera nabi bikagenda uko yavuze meshe sasa uwo ntabyo abazi ahubwo umurimo ubuzi ibyarimo ibyo akora uwo nguwo icyo abagambiriye kuguteza ibyo ni ukugira ngo nawe ntubabarire maze ahita gukora mu nzira ifunganya gushyiramo y'igihogere tayari finally bwa nyuma na nyuma umaze guhumeka uwa nyuma muzajya kugabana ibihano wabyumvise none reka nze nkubwire ikindi gishobora kuba kibabaje kurushaho uwo muntu wa Satani yanyuriyemo akamugira igikoresho ari igihe we Imana bwa nyuma na nyuma ishobora kumumurikira akamenya ko yagenje nabi agasaba imbabazi maze we utarababariye ugasanga urarimbutse we agiye mu ijuru ibyo tabizi wari filime hasi yitwa The Twist uburyo umuvandimwe brother Mark yari perezida w'urubyiruko nuko maze mu guhugurura umwe mu rubyiruko yari ayoboye uwitwa Jenny yambara mini agakanzu kageziriye muri bwa bwambaro bw'abamaraya nagiye mvugaho ubushize umuntu bambara bugeziriya bakagenda basambanya n'abaterinda bakiri bato abasore bakiri bato mu by'agakiza bakagenda babasambanya kuko ijambo ry'Imana rivuga yuko ngo nureba umugore ukamwifuza uza umaze kumusambanya sasa Jenny yagenda agasambanya abanyuzeho bose perezida w'urubyiruko yagenda mu cyari iyo myambaro yambaye ariko Jenny aho kugira ngo yumve ibyo bamubwira akubita perezida w'urubyiruko urushye brother Mark nyuma biza kumukora ahantu asaba imbabazi arira ariko brother Mark yabitse inzika abimubabarira byo ku munwa atabikuye ku mutima byagenze bite ku munsi w'urubanza Jenny ijuru yararitashye brother Mark wasaga nk'umutagatifu ararimbuka kutababarira wacyumvishe aho uwakugiriye nabi ashobora gutaha ijuru weho ntugire uti yewe suwe birababaje ukarimbuka wumvishe impamvu ukwiye gutebuka kubabarira forgive noneho ibi ndabikubwira njye nakubwiye ngo nta kintu mpangayikiye ni ubwami bwacu ubwami bwa Kristo abo mu bwami bw'isi afite ubundi buryo bazakubwiramo ngo wenda ngo ntiwababarira utagusabye imbabazi Kristo nimubonye uburyo avuze ngo forgive them
for they don't know what they are doing. Ngo bababare kuko batazi ibyo bakora. Harangije kurubanganira kuri uwo musaraba, ntiyasakuje, ntiyavuze induru, nta runyuze na rwasira yateje, ngo yarawakiriye. Harangije avuga ngo umwami ubababarire, ntibazi ibyo barimo, ibyo bakora. Hapfiriye kuri uwo musaraba, byagenze bite? Bamushize imisumari mu kiganza. Uzi icyo yavuze? Bababarire, ntibazi ibyo barimo. Bababarire. Wabarira umuntu uri kugushyira imisumari mu kiganza udakwiye. Njyewe we, yitegereza urupfu yapfuye. Ubonye babanje bamusaba imbabazi se? Nuko azi koko ibyo bakora ntibabizi, ariko hari ubarimo ubizi. Ya, umubabarire. Noneho iyo niyo ari impamvu ya mbere yuko impamvu yo gutubuka kubabarira, kuko nutabikora ikibwaza gukurikiraho, kibwaza gufata ubugingo umuntu wawe w'imbere, kikamukura mu nzira ifunganye, kikamushyira mu y'igihogere, maze ingaruka zikarushaho kuba mbi kurusha iza mbere. Izo ziba ari n'iziteka. Niyo mpamvu yo gutebuka kubabarira. Impamvu ya kabiri nayo iraza kugutera kutazuyaza mu byo kubabarira. Impamvu ya kabiri, uyu muntu uko ugenda uko, uyu urebye neza ahubwo we arababaje kukurusha. Kubera iki? Uyu we yabaye n'igikoresho cy'umwanzi. Uko byumva, yabaye n'igikoresho cy'umwanzi, we araboshywe. Noneho tekereza umuntu ubabaje kukurusha, umuntu ubabaje kukurusha, uwo nguwo ngura murakariye. Ntibita byumvikana impamvu Kristo ubwo yabarebye akavuga ntabwo muzi icyo mukora, Imana ibababarire. Uyu muntu ahubwo uba ukwiye kumugirira imbabazi. Umuntu ubabaje hanyuma yawe ntabwo ukwiye kumurakarira, ahubwo aba ari uwo gusengerwa, n'abantu kugakomera ibyaguteye ntibigukure mu nzira ifunganye, mu nzira ya Kristo. Nuko kanesha, haleluya, nawe nyuma kazabohorwa, mwese tukazanezererwa na hamwe ku byiza Kristo yateguriye abera. Amen, amen. Murukumva hari ufite kutababarira muri we, akwiye kuzihaza kubabarira? Ntabwo akwiye kuzihaza kubabarira rwose. Kuri izo mpamvu ebyiri mbahaye, naho waba udasabwa imbabazi, guhora ni ukwa Kristo. Ngo kandi Kristo iyo yahoye, guhora kw'Imana iyo yahoye, wari kuguhoreraho, ahubwo ubigeraho ukamugirira imbabazi. Niba abantu bahora bagakora ibyo bakora bakagira uti Kristo ari hejuru ya byose, ubwo bigenda bite? Guhora ni ukwa Kristo. Nkimara kuvuga ko byo kubabarira, wahita kumuzi no ku kindi gifite isano ry'aho bihuriye n'ibi bintu. Ntabwo aya mahirwe nayacikwa, nacyo kankivuge. Uko biri kose, nubwo njyewe ntafite uwo nkiziho, ariko Kristo arakizi, kuko ntabwo ahishura ibintu bivuye ku busa. Ndavuga ikibazo cyo kwimika amoko, icyaha cy'amoko mu mitima y'abantu. Mvuze ngo Kristo ntabwo ahishura ibintu bivuye ku busa. Yabimishuriye ati, byabayeho ijoro rimwe nari mu nzozi, nuko mbona umuntu abadayimoni babashije kugeraho access. Nari mwitaruye nko kuva kuri metero 5 kugera ku 8 uvuye ahare, mbona abadayimoni baramwanjamye bamuriho. Ndabireba numva mugira imbabazi, nibaza byagenze bite, nibaza kujya Imana kuki uriya bimeze kuriya, kuki bara abadayimoni bamuriho, n'ibiki bya bimeze bite. Mu kwibaza gutyo mpabwa kumenya yuko impamvu bimeze bityo ni ikibazo cy'amoko yimitse mu mutima we. Amoko murayazi, none ikibazo cy'amateka y'igihugu cyacu. Ashake kuba ari amateka, ashake kuba ari ibiki, nta excuse, urwireguzo ukwiye gushyira imbere y'Imana kubera icyaha icyo ari cyo cyose. Nanone ibyo bibaye, ibyo byo gushaka inzireguzo, ni ukutamenya umwanzi wawe ko yakoresha ibyo ari byo byose. Satani akunda kubone, nta excuse. Amoko kwimikwa mu mitima yabamwe. Sasa ndaje ngo impamvu iki kintu kidakwiye kuba mu mutima wawe. Impamvu ni zingahe? Naho nshaka nazigira ebyiri. Impamvu ya mbere, buriya abasambanyi baragenda bakaryoherwa n'ubusambanyi bwabo, barangiza bakazarimbuka. Abajura baragenda bakiba, bakanezererwa mu byo bibye, barangiza bakazarimbuka. Hanyuma nawe niko amoko ngo bora yanozerewe ute
kugira ngo ujye aho uyu w'ibyashobora kubarirwa mu mamiliyoni n'amamiliyari. Hariho abantu baba bazi kunyereza, nuko akagenda akaryoherwa muri ayo mafaranga y'amibano, maze aho aturije bwa nyuma na nyuma ndavuga mu gehinomu nawe akaba ariho ujya. Niko ntabwo mbyumva. Ese hari umunezero uba muri ibyo ngibyo? Ntabwo njye mbasha kwibona. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri, ndagira ngo ukibanza kwiyumva ko ngo hari uburyo umeze, hari uburyo uremwemo n'uko uwundi muntu ngo wenda weho uremwe neza kumurusha cyangwa iki. Yewe we, hari icyo utazi. Ndagira ngo nkubwire icyo uri kwiyumvamo. Nuko Satani byatangiye ari mu ijuru, nuko uri kwiyumva neza nk'uko Satani yari ameze. Satani ndi ikiremwa cyiza, niko kurusha abandi bamarayika. Birakura bigera he? Atangira kuvuga ngo umva aho bigeze, none nongeye gukuza intebe yanjye nyiresheshe n'iyisumba byose. Wabyumvishe? Yesu we, noneho ndarumva uruzi kiba yavuga ngo ntabwo ari ikiremwa. Tuve kuri Satani we, kuko n'ubundi yamaze gucirwaho iteka. Ndebeweho uruzi kiba yavuga ngo niremye neza, nuvuga ngo naremwe neza. Ariko kuvuga icyo bigaragaza yuko hari uwakuremye, kandi uwakuremye niwe waremye n'abo ngabo. Ese utekereza utamaze kumuhinyura yuko abitabo yaremye neza abandi akabarema nabi? Ese aho ntabwo uri kureba utarebeye mu ndorerwamo ye, ni ukuvuga ngo utarebeye mu mugambi we. Niba utari kurebera mu mugambi we, uri kureba mu mugambi wande wa Satani, isoko y'ibibi byose. Imana buri umwe wese yamuremye neza uko ibishaka, ifite icyo ishaka kuri uwo muntu. Nawe koko yakuremye neza, ntabwo mbihakanye. Nawe yamuremye neza kuko Imana byose ikora ni byiza. Iyo utabonye ko ari byiza, haruba yamaze kukwinjirira umubisha umube. Ibi ndahita ngaruka no ku bantu bagera gutya, ugasanga hari ukuntu batangiye gutekereza ko bashobora kugira ubwiza burenze, ugasanga barihinduye. Urihindura ukundi kuntu Imana idashaka kuba. Niko nshobora gutanga urugero. Ndavuga abangaba bishyiraho ibintu bitari naturere, ugasanga bishyizeho ibisatsi, ibipante, make-up, uruhu baruhinduye bigeze ukundi kuntu. Ibintu nk'ibyo ndaza kuguha urugero. Ndakoresha urugero rw'igare, nuko hari igihe nk'uko batazi iby'amagare batarugumva neza. Buriya umutwazi w'igare ari gupakira imizigo, igare riparitse, akaba rifate mu ruhande rw'iburyo, ukaza ngo uje kumufasha ugafata ku ruhande rw'ibumoso. Ushobora kujya ugira ngo rirenda kugwira iburyo, ukagira ngo ahubwo ushaka kurifata, ahubwo ugakurura utazi kuri kubangamira wa undi mu ruhande rw'iburyo. Aho ngaho biterwa nuko uba utazi iby'amagare. Ubimenyereye we ntabwo yabyumva cyo, abazi neza ko uko biri. Niba uri ku ruhande rw'iburyo bitamubangamiye, nuko bimeze. Banza umenye ibya Kristo, nurangiza ubona ubujya gutera ayo makomenti biki ngo ki. Ndagira ngo nkubwire utangiye gutekereza kuri weho ko hari ikintu kinini aterera ukwiye kwihindura ngo ukunde ugira ubwiza. Uba wagiye ku ruhande rw'ibumoso, ubaye wemeye ukajya ku ruhande rw'Imana, ukabwira Imana ngo ndagira ngo ndebe ibintu nk'uko nawe ubibona. Wabona uri mwiza bikakunyura, ndetse ukabona n'abandi ubwiza bwabo, maze mwese mukanezererwa n'ubwo bwiza. Haleluya! Nibyo umunezero ubaye ubyumvise. Mwibutsa impamvu zigomba kugutera kutimika icyaha cy'amoko muri weho. Iya mbere nuko nta munezero urimo ujyanyije n'ibindi byaha. Ibindi byaha barabiryoherwa bakagira iki, usambanya, ubwibanyi, biki. Ariko sinzi, ntabwo mbona umunezero mu cyaha cy'amoko. Iya kabiri nuko utiremye, ahubwo uri uratekereza nka Satani. Izo zirabaye. Nibyo bibiri navuze. Iyi video yarebye ku cyaha cyo kutababarira ndetse n'icyaha cy'amoko, ariko n'ibindi simbisize, kuko nta cyaha gito na kamwe gasa nakoroheje mu maso ya muntu. Karakurimbuza kakakugeza mu gehinomu, mu muriro. Ndagira ngo witegeze iyo foto iri mu maso yawe, iri kugaragaraho kuri screen. Uri kuyibona? Ako kenge ni cyo icyaha gikora muri twebwe. Ako kanyamaswa ni Satani.
uwo mwenge iyo wabonetse Satani arinjira, atangira agakoresha ibindi bidakwiye, akagukoresha ibindi bidakwiye. Sasa ndagira ngo nsoze, ariko ntabwo nabura gusoza iyi ndirimbo. Reka nze tuyisorezeho. Iyi ndirimbo ndabizi hari ikiri bwaze gushimangira mu mitima y'abantu, cyane cyane abafata igiciro Kristo yatwishyuriye ngo dukunde tugira amahitamo yo kuba twajya mu ijuru, dukunda dukize ikuzimu, bakagihinduza ubusa, kutabwiza abantu ukuri, batababwira ikuzimu habategereje. Ubucyo uba uri kugoreka ibya Kristo, uba uri kugoreka umugambi wa Kristo. Kristo yapfuye kugira ngo akukure ikuzimu. Nababwiye uburyo uri mu byaha ari ikuzimu. Ibyo mbivuze kugira ngo hatagira uwibaza ngo yadukuye ikuzimu gute, niba twari twageze ikuzimu bibaho ngo tuveyo gute, warangiza ukabihisha. Ndagira ngo urebe icyo giciro yabyishyuriye, ahari byagukora ku mutima. N'indirimbo yitwa ngo The More I Seek, ko ndushaho gushaka. Niyo tujya gusorezaho. The more I seek you, uko ndushaho kugushaka, uko ndushaho kugushaka. Uwo ni Yesu. Ubona uburyo ameze, asa n'ubabaje, ariko hari igituma abasha kwihanganira imibabaro yose, kubera ko imbere ye harimo amahanga yose gucungurwa. Ariko mwarangiza ibi bintu mukabigira uko ndushaho kugushaka. Uko niko ndushaho kukubona, kandi uko ndushaho kukubona niko ndushaho kugukunda. Ndashaka kwicara ku birenge byawe, nywere ku gikombe kiri mu maboko yawe, nuko nkwiyegamize mpumeke, numve gutera k'umutima wawe. Uru rukundo rurimbitse, rurenze urwo nakwihanganira. Nashongeye mu mahoro yawe, harandenga. Mahoro gushongeramo gatebera mu mahoro ya Kristo. Haleluya, y'amahoro atanga. Mwe murambasabira kiboko kimeze nabi, bwabonye bwa buntu buri kumpera bugira, bwo navuze ubushize muri forgive. Uko ndushaho kugushaka, the more I find you, niko ndushaho kukubona. Shaka muzahabwa, sabe muzahabwa, shaka muzabona, komanga muzakingura. Uko ndushaho kukubona, niko ndushaho kugukunda. Drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel you happy, numva gutera ku mutima wawe. This love is so deep, uru rukundo rurimbitse, more than I can stand. rurenze urwo nakwihangana. Mwabonye kubazwa kwa Kristo, nashonge mu mahoro yawe, arandenga wese wese. Ndajya nicare ku birenge byawe, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace. Nashonge mu mahoro yawe, arabanza to overwhelming. Mw'abantu mwe, niko urukundo rwawe rurandenga. Urukundo rwanjye, urukundo rwawe rurandenga. Mwabonye Kristo yaremeye yishyura iki giciro kugira ngo ukunde, ntuzajye hari ahantu warangiza ntuhitemo kubera iki ngiye byo ko bimbabaza pukwa waye. Ikuzimu
ikuzimu hariho ikuzimu hariho kandi hategereje imbaga nyamwinshi benshi bari mu nzira y'igihogere bagirimo bayerekeza iyo ngiyo niko nturagira Kristo ndasubira mbisubiremo uri gukererwa nawe nuri muri Kristo gumamo sengera nabera bose nawe tuyisoreze imigani 3 ibice 5 kugera kuri 6 wazasoma iridide manakiza muri Kristo Yesu uyu tumaze kuri akomeze kubaza amahoro ye bye bye.